Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na karindwi, aba akandagiye ku isi, umubyeyi we ahita amubwira ati uri umugisha, na mama we ahita amubwira ati uyu ni The Ben. Ijambo The Ben ni silenge yari iri kubica bigacika muri uwo mwaka, nk'aya mazina tuzi yo ku mihanda. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na karindwi, ijambo The Ben ryari rizwi cyane, ryumvwaga n'abantu benshi cyane, kandi ryitwaga umuntu w'igihangange. Nibwo yamaze kuvuka, amaze gukura, ababyeyi be bahuza amazina bahita bamwita Mugisha The Ben, ubu tuzi nka The Ben, wamamaye cyane nka The Ben ku mbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye, bamwita The Ben. Kuri uyu munsi rero iki cyamamare kikaba cyaciye agahigo, aho cyasohoye indirimbo yitwa Inshallah. Mu minsi ibiri yonyine, ibintu twari tuzi ko byakozwe na Meddy, iki cyamamare nacyo cyaje kubikora, aho cyasohoye indirimbo bita Inshallah. Gusa mu minsi ibiri zonyine, iyo ndirimbo yari imaze kurebwa n'abantu benshi cyane, aho bigaragara yuko ku rubuga rwa YouTube yarebwe n'abantu barenga miliyoni cyangwa se ibihumbi igihumbi, aribyo twita ibihumbagize. Iki cyamamare cyagereranyije cyane na Bruce Melody, gusa uyu munsi Bruce Melody yaririmbye ka karirimbo agira ati hands up, niba nawe ufite imishinga hands up. Muri make ya Bruce Melody yayamanitse, yabonye yuko ahangana nawe atagereranywa, ni icyamamare cyane, yamukubise, yamuteye inshuro. Ibyo gusa, iki cyamamare cyibasiwe cyane muri iyi minsi, aho gifite umudamu mwiza cyane, Miss Rwanda bita Uwicyeza Pamela. Gusa muri iyi minsi cyane byavuzwe cyane ko yatandukanye nawe, aho uwo mugore we yashatse kumuta, gusa ntabwo byari byo. Aya makuru yaje gusesengurwa basanga ari ibihuha. Uyu nguyu bita Mugisha The Ben cyangwa se The Ben, yemewe kujya ku itangazamakuru akavuga yuko aba ngaba ari abagome, ari ba bandi bashaka gusenya urugo rwabo, birirwa bavuga ubusa, bavuga ibyo biboneye ndetse batanakoze check up. Iki cyamamare cyane cyavuze mu hangana cyo na Bruce Melody, gusa byaravuze biratinda. Uyu musore si impano gusa afite yo kuba yaririmba R&B gusa, na hip hop arakubiye cyane, arayiririmba cyane. Ubanza ari we wari kuzasimbura umwami wacu witahiye bita Jay Polly. Muri iyo ndirimbo yavuzemo ibintu byinshi, gusa akitamu turaza kurebaho n'imwe gusa. Hariho igika yavuzemo ngo ngaho nimuce impaka. Aha ngaha yavugaga yuko ari we Tayiga, nta wundi ugomba kwitwa Tayiga. Yasohoye indirimbo yitwa ngo indabo zanjye, aho yashakaga kuvuga yuko umuziki ari indabo ze, ntawe abihanganira nawe, ahubwo ari utuntu twe. Kandi yavugishaga ukuri, kuko uyu musore azwi yuko nk'ikintu cyo kutirarira cyangwa se kwiyemera. Bruce Melody nawe ntabwo yatinjemo, ntabwo yabyemeye ibyo bintu byo kwita ngo indabo ze, ngo muzika ni indabo ze, ntabwo yabyemeye. Bruce Melody nawe yahise aza nk'iyagatera, ako kanya yasohoye indirimbo yitwa Munyakazi, ati ni njye wita Munyakazi, akazi kose ni Munyakazi ugakora, nta wundi ukora akazi nka Munyakazi, tuzahura ubutaha.